yicaye hariya nawe sina habari, nanjye ndimo ndafotora sina habari. Ati tubabwire uwo muntu wari we. Iteraniro ati muvuge. Ngiye kumva numva baravuze ati ni umusaza witwa Niyongira Deo. Ntabwo iryo jwi naryumvise, ntabwo nabyumvise, ntabwo narahagaze ndahagarara nti ati ni Niyongira Deo tingwino mana yo mwijuru. Navuye nkariya ndumva narakoze urugendo, nagendaga numva ntarimo ngenda, nagendaga njya ku ruhimbi ariko numva ntarimo ngenda. Umugore we yangizeho amarira agera ku birenge, yarize yatembagaye. Ariko uwo munsi wo kumpa inzu nibwo nagiye mu modoka nziza. Ndababwiza ukuri, nagiye mu modoka nziza ya fime nge n'umugore batwicazamo, inyuma hari za bibibibi. Ni ukuri ngaba barahangaha, inyuma hari za bibibibi, hari na Zaburi. Ni ukuri kabisa. Mbwira madamu ntumva rero, Imana ntikagoye ngo wirangareho. Nibyo twakozeho, tubwira abantu ibintu bituriho. Ntabwo uri Imana dushidikanyaho, uri Imana iteye ubwoba. Hahirwa umuntu wese ukwiringira, uzamurinda b'amahoro masa. Tugiye kumva ijambo ryawe, tugushimiye ibyo wakoze, aho ugejeje ukora. Iteraniro twese turaha turabigushimiye. Ni byinshi ntabwo twabivuga ngo tubirangize. Urukundo rwawe ni rwinshi ku buzima bwacu, rwadutaruye mu butayu budatuwe, ahari hegereye urupfu. Aho niho wadusanze turorongotana, udukuruza ineza yawe uratwiyegereza, uduhindura abana b'Imana. None ubu turaha dufite identite y'ijuru, izina ryawe rishimwe. Turaha turi ahandi, turi mu ijuru ryera nubwo turi Sejemu. Ijuru riratuzi ko turi abaryo, izina ryawe rihimbazwe. Waturemeye ikibanza mu ijuru, izina ryawe rishimwe. Bana n'umugaragu wawe, imbaraga z'Imana zibane nawe, umushyigikire kandi ukuboko kwiza kw'Imana yacu kumubeho, mu izina rya Yesu, amen. Kandi ukwikunda umwana wayo yenekwe nkunda ntakwiriye ntarumugome nukwima Yesu wambambirwe ku musaraba mubo yacungu jayo maraso ziyuko nanjye nzajya ndirimba urwo rukundo ndukweze mw'isi yo. Mbese urukundo hareruya rw'Imana yacu rwagereranywa mw'ijuru n'isi. Baruririmbe ruririmbe kugeza iteka ryose. Haleluya nanone, haleluya haleluya nanone. Torero rya Sejemu, haleluya haleluya nanone, haleluya haleluya. Umwami wacu Yesu nashimwe cyane. Narimbuze ngo Yesu nashimwe cyane. Duhagaze ahangaha tuvuga Yesu, tuvuga n'imirimo ya Yesu. Nta kindi duhamya uretse imbaraga z'isumba byose, imbaraga za rurema. Imana ihimbazwe cyane. Ntabwo ndi butinde, bampaye umwanya mwiza kandi uringaniye nanjye nkunze, ariko uwo mwanya bamwereka ngo uvugemo Imana, muvugemo imbaraga za Kristo Yesu. Haleluya haleluya. Amazina ni yayandi, nitwa Niyongira Deo. Nsengera hano ku itorero ryo mu Gashyekero, niho nkora umurimo w'Imana. Nyobora icyumba nk'iki ngiki kiba ku wa kabiri, niho dusenga. Nkaba ndi umuririmbyi muri korali yitwa Herumoni. Nabonyemo baririmbyi hano turirimbana, Imana ishimwe cyane. Ibyo uvuze wivugiye ahantu hari abantu mubana, nta kinyoma gishobora kuzamo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana umwanya muto,
dutange n'ubuhamya nanone umwanya muto, hanyuma twicare. Byose ni byiza, ni ibivuga imirimo myiza y'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana. Dusome ibice 40 bya Yesaya. Yesaya ibice 40, duhere ku murongo wa 27. Noneho tugeze hafi nko ku murongo wa 31. Ni Yesaya ibice 40 ni umurongo wa 27. Dusome mu izina rya Yesu. Yewe Yakobo, Isiraheli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Se ntiwari wabimenya? Nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramwo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Nibyo, bazatumbagira mu kirere, bagurukishe amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni mu nkundire twongereho irindi riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka 18. 18, yenda duhere ku murongo wa 2. 18 muri Luka, duhere ku murongo waho wa 2. Haratubwira ngo hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana, ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga, aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Ni ikibazo. Nimwakira ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Iyi Mana twicaye imbere, Bibiliya tubwiye ngo ni Imana itananirwa, ni Imana itaruha, ni Imana idasinzira, ni Imana itiryamira ngo iterere iyo ngiyo. Haleluya, haleluya. Ni Imana iri maso, ni Imana idukunda, ni Imana itwitayeho, ni Imana itwitegereza ibihe byose. Haleluya, haleluya. Twese ko twaje hano gusenga, tuzi ko uyu munsi wo kuwa kane ari umunsi wo gusenga. Ushobora kuba ufite ikibazo runaka ukavuga ati yewe ngiye gusenga,
ndetse ngiye seje mu kuwa kane, ariko ndazi ko Uwiteka hari icyo ari bukore ku kibazo cyanjye. Nagira nkubwire ngo iyi Mana tuvuze, wowe banza utekereze uvuga ngo iyi Mana ntabwo inanirwa. Haleluya, ntabwo inanirwa. Ibibazo ufite uko byaba bingana kose, naho umuntu atabishobora, naho amafaranga yawe atabishobora, naho imiryango yawe itabishobora, ariko umenye ngo Imana itananirwa, yo yagira gute? Yabishobora. Imana ihimbazwe iteka ryose. Hari igihe kijya kigera tugacika intege, tugasenga ku wa mbere, tugasenga ukwezi kwa mbere, ndetse n'umwaka ugashira n'undi ukaza, ndetse na bya bindi bikanga pe. Byaba ari ibibazo bihari, byaba ari ibintu bishingana nk'imisozi, ukabona ntaho byerekera, ntaho bijya, ariko buryo suko Imana ibidahari kandi suko ibitanakora. Yenda hari igihe kimwe ishobora kuba yarakoreye runaka, yarakoze no kwa kanaka, ariko nawe itarakwibagiwe, burya nawe izagaruka. Nimuvuge ngo yongere igaruke. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Biratubwiye ngo ni Imana itananirwa. Amen. Ni Imana itaruha. Ni Imana yihagije, iravuga bikaba, igategeka bigakomera, kandi iyo ije gukora ntawe uyibaza ngo biragenda bite, ikora ibyo ishaka. Imana ihimbazwe iteka ryose. Haleluya, haleluya. Twumvise irindi jambo ry'Imana ry'uriya mucamanza ndetse n'uriya mupfakazi. Uriya mupfakazi ngo yahoraga ajya kuri uriya mucamanza. Reka tusipoze ko yabyukaga mu gitondo akajyayo, akamubwira ati wandengeye ko numva mu nda nta kigenda, cyangwa se ku irembo nta gihari. Undi akamubwira ati ntacyo, genda uze kugaruka nka saa 7. Yenda saa 7 akongera agasubirayo, nabwo akamugenza gutyo ntagire icyamuha. Akongera akavuga ati none ugaruke saa 10, nabwo agasubira, ariko nabwo ntagire icyamuha. Ariko uriya mupfakazi, haleluya, haleluya, aravuga ati nanjye sinzakura ikirenge iwe, nanjye mu gitondo ambwiye nzajyayo, saa 7 nongere nsubireyo, saa 10 nongere nsubireyo, n'ejo nabwo sinzororera, nabwo nzasubirayo. Imana itugirire neza. Umucamanza ngarareba, nubwo ntajya nubaha Imana, nkaba ntayubaha, sinite no kubakene, atari kuyunguyu we kubera ko anduhishe, kubera ko anduhishe. Haleluya. Ati ngiye kugira gute? Ngiye kumurengera. Imana ishimwe cyane. Umva uko Bibiri tubwiye ngo niba nguriya mucamanza utubaha Imana, ngo bigenje kuriya, kubera kuriya mupfakaze ngo yamutitirije ntakura ikirenge iwe, ngo none ngo twebwe, haleluya, intore z'Uwiteka, intore z'Imana, ngo ziyisenga zikayitakira, ngo kumanywa na ryari na nijoro, ngo mbese yagira gutera, ngo mbese yazirangarana. Ese murumva rata yazirangarana? Ntabwo Yesu azaturangarana. Nimuvuge ngo Uwiteka nahimbazwe. Haleluya, haleluya. Bitewe n'igihe rero bampaye, kandi igihe cyiza cyane. Amen. Reka ntange n'ubuhamya nk'iminota nanone isigaye ku mwanya bampaye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mbabwiye ko nsengera hano mu Gashyekero, kandi mpamaze iminsi itari mikeya, kuko nahageze muri 96. Ntangira nsengera kuri ririya torero ryo mu Gashyekero. Ntekereza kuri urusengero hano rutari ruhari, ahubwo hari urunguru rwo hepfo. Siko bimeze buriya. Imana ihimbazwe. Amen. Ndaza nari mpageze icyo gihe hayoborwaga n'umupasitori witwaga Damas. Ndumva mwese mumuza ba hano kuri CG. Noneho mpageze ngira n'umugisha mpita njya muri korari. Njya muri korari, ko korari yo nayigiyemo muri 98. Haleluya, haleluya. Ngiye 98, ngirirwa n'umugisha n'Imana, mpita ntangira no kuyiyobora. 98 mpita mba president w'iyo korari, abo turirimbana barimo ahangaha. Imana ishimwe cyane. Ariko mwumve ngo nari nkennye cyane, ariko muvuga ngo cyane bikabije. Noneho kandi nkareba abantu tuyoboranye nabo muri iyo korari babakire, nkavuga n'Uwiteka ubu ngubu abigenje ati, ariko ari uko Uwiteka abigenza. Haleluya, haleluya. Burya umuntu afite imodoka burya ntaba ari umukire, iyo umuntu ari mu nzu ye burya ntaba ari umukire. Noneho icyo gihe nari mvuye mu ntara mu cyaro, ndaza twari duhungutse icyo gihe mvuye i Burundi,
tugeze mu ntara mu giturage ndavuga nti ntabwo mu cyaro nahashobora, ntireka nongere nigire mu mujyi nza hano i Kigali. Ngeze hano i Kigali mbwira madamu ntumva rero ntindagiye, nubwo ngiye rero nimbona bimeze neza nzagaruka ngufate twigendere, ntariko nimbona byanze nzaza turyana umwanda ahangaha mu cyaro. Ni nka imwe rero aremwe avuga. Nuko ndaza ngeze hano i Kigali mpita mbona akazi ari muri Shiringitoni mu ruganda rw'amasuka mu Gatenga. Haleluya haleluya. Bantangiza ibihumbi 12. Bamaye 12 ariko dukora ibyo bita amasaha murabizi. Icyo gihe bampembye ibihumbi 25 ngira ngo niko bizahora. Naho kumbi ari amasaha yari yiyongereye icyo gihe. Mpita mvuga rero n'ubuzima n'ubu ngubu. Bayampaye nka saa 8. Nahise ntega mpita njya kuzana wa mugore. Ndavuga ni ngwino shani ni ibintu byagiyemo, ibintu byageze neza. Nahe n'icyaro ngo twigire mu mujyi. Turiyizira tuza hano mu mujyi. Uwo munsi naraye nkodesheje inzu y'ibihumbi 4. Nyikodesha hariya munsi y'urusengero. Imana itugirire neza cyane. Iyo nzu nayikoresha ibihumbi 4. Twayimazemo uko kwezi. Tuyimazemo kwezi noneho bagiye kumpemba bampemba ibihumbi 8. Nta masaha yiyongereyeho. Noneho bampembye ibihumbi 8 hamwe no kurya no kugira gute ubapi biranga. Noneho bimaze kwanga mbona sinzabishobora. Uwari dirigente wanjye arambwira ati yanzu ntago uzayishobora, tuze nguha iciriritse. Ampiye ibihumbi 2500. Ampaye 2500 bahita badusezerera mu kazi. Badusezereye mu kazi numva biranyobeye. Ndetse ibi bintu noneho uzabishobora. Noneho wa mudirigente wanjye nawe yitwa Murerwa. Arambwira tumva rero dewe rwose ntago bizavamo. Noneho iyiranje ureba ahantu uzajya gukura inzu ya makeya. Mbwira umutoye twe duturanye nti na Murerwa wanzanye ahangaha aranyirukanye. None ndabigenza gute? Ariko hari Imana itarambirwa. Hari Imana itaruha. Haleluya haleluya. Noneho negera Imana ndasenga. Negereye Imana, Imana tugirire neza. Haleluya haleluya. Ubwo muri ubu umuntu wari umeze gutyo yari afite igitanda cyari ntacyo. Ariko ngize umugisha umuntu witwaga Felix. Arambwira tumva rero de uruzi kuri iwacu. Nti none ndatashye. Wanguriye igitanda mfite. Arambwira ndavuga nta mafaranga mfite. Ntari kutampenze. Nakwiyeranje. Arambwira ati ndaguca 2. 2 by'icyenda kangahe byari byinshi. Ariko ndabihiga. Amen. Ngize Imana mbona ndabibonye. Ndakigura. Urumva icyo gitanda cyariho matorase? Nta yari iriho. Bene da. Haleluya haleluya. Nteri ntambwe. Nkuko shari yahoze abivuga. Njya guca ibyatsi harya mu Gashyekero. Mu Gashyekero hariya hepfo aho bashoraga inka. Ndagenda ndabitema nkuko nogega mbitema n'ubundi kera. Ndaza nsasa ku gitanda. Mbwira madamu nti ujye wihangana. Ubuzima bwanjye ntubuzi se. Ntujye wihangana. Haleluya haleluya. Ndavuga ntari ko witeka Mana ntujye ugenderera uyu mugore ntazante. Ntazante rwose witeka rwose ntazante. Haleluya haleluya. Nene naramushatse nabyo bingoye binduhije cyane. Ariko ibyo nzabivuga ubutaha. Ariko mwumva Imana rata. Haleluya. Imana kabati dewote nubwo bimeze bityo. Humura nzagutuza muri uyu mujyi wa Kigali. Ariko witeka rwose koko umuntu ujya guca ibikangaga hano hepfo mu Kabande, umuntu utagira imatora ubwo uzantuza muri uyu mujyi koko ibyo bizavaho. Ariko Imana ntirambirwa ntabwiruha. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Imana ishimwe. Nuko umubyeyi witwa Mama Leonard aho mwiremba arambwira tuva rero dewo ngwino ngiye kuguha inzu y'1500. Turamanuka ku gasoka urita ku gasoko hari kuri Majerwa. Basanyo ngaba nababonye barahazi. Anjyana ku gasoko ampereza inzu y'icyumba kimwe na saro ngo nge mwishyura 5. Iyo nzu cyari igikoni bagicanagamo cyara hasa ngutya n'umukara. Ariko nigira inama. Haleluya. Nigira inama ndavuga nti uko byagenda kose wanzuwe ngiye kuguhindura. Ndaguhindura ngushakira ingwa murayizi. Bimwe bacukuraga mu cyaro. Ndavuga nti kandi nahaho nzi ndi buzayikure. Mfata urugendo ndatega ngi wacu Butare. Iyo ngiye ndavuga nti nzajyamo aho twajyaga ducukura ingwa ngende nyikure nyijyane i Kigali sige muri kariya kazu. Ako kazu se harani nako bari bampaye kwari kugakodesha. Urumva ndavuga nti ariko numvaga nta handi nzi nzajyayo. Ndatega ndataha ngi Butare ngiye gukura ingwa
yo kuza gusiga mu nzu itari yanjye, itari yanjye. Isaha n'isaha bazayinyurukana. Icyumba kimwe na saro ndabyibuka. Imana itugirire neza. Ndatega ndagenda, ngiyo ndayikura, ibaze gupakira igitaka, nyipakira mu mufuka. Iwacu bampa amateke nshyiramo, bampa imyumbati nshyiramo, kugeza uyu munsi nese ndahira ko ntazongera kwikorera ibintu utahunika mu nzu ngo byemere. Imana itugirire neza. Fata amateke, fata imyumbati, ushyire mu gitaka, ushyire mu mufuka, wikorere. Ndikorera. Icyo gihe ndaza, gare yari itari Abanyabugogo, yari kiri mu mujyi. Hariya harimo ni Sitawa, hariya muri niho gare yari iri. Icyo gihe hari hakiriho linye ya Gikondo Nyenyeri, hano bayita Gikondo Nyenyeri, n'indi yajyaga hariya habera expo Majerwa, hari na Gikondo Majerwa. Imana itugirire neza cyane. Mfata bya bintu ndapakira mu mufuka, ndamanuka, ngeze hariya ngo sejemo, ngeze hariya hasi Majerwa, ndagaganyuza ngo nikorere, birananira. Aho ko nari nkiri umusore ndagerageza, rwose ndikubwira umuntu ngo nkorere, shyira ku ivi, ndazamura, nzamurira ku rutugu, shize hano kwa kuri umuntu azamura hano, urutugu rurakebana hano. Ubwo urumve ari ibiki byanyebanyaga, ni imyumbati itazamura n'icyumweru, ni igitaka ngiye gushyira mu nzu itari n'iyanjye, bitazagira gute. Imana itugirire neza. Ariko haleluya, haleluya. Ariko nubwo bimeze bityo, nubwo gutona naratonye imbere y'Imana, ariko nari umusenzi, nsenga data wa twese, narayitonyeho. Bene data barabizi, narayitonyeho bene data. Haleluya, haleluya. Ndasenga nkongera nkasenga, ihoraho rero nziza, nkajya kumva nkumva ati dewo, nubwo bimeze bityo ariko ndirahiye, humura nguhaye inzu muri uyu mujyi wa Kigali. Ibaze icyo gihe muri za 9 n'umunani, 9 za 2 birazamuka, nkavuga nti Mana Uwiteka, ibi bizabaho koko? Birazamuka, ntibibaye 2 7, mvuga nti Uwiteka ubanza agiye kumpa inzu koko. Amen. Mita mbona akazi ko gufotora, ndafotorana n'umuntu wabaga hanga twamwitaga Kanyonjo twebwe, ariko sinzi niba ryari ryo zina rye. Turafotorana, Mana yo mu ijuru. Muri iyo minsi mbona akazi ko gufotora ku Muhima, mu bitaro ku Muhima, no kuri Tarake mu mujyi. Ndavuga ntubu ngubu rero bibaye neza. Ndavuga noneho bahita bampa n'akandi kazi ko korarira abazungu hano mu Kiyovu. Ndavuga nti byose nzabikometeranya. Ndavuga ntubanza ariho Imana izahera impera inzu, niho nzakura amafaranga. Imana itugirire neza. Nkimara kuhagera mpakoze ukwezi kumwe. Haleluya, haleluya. Amen. Hano Karugera haba igiterane. Haba igiterane batumiramo korari yacu, ngize ko haririmba. Ndaza ngeze ku kazi mbona nta kibazo gihari, mvayo mpitaza mu giterane. Hano mpageze mvuyeyo nsubiye ku kazi nsanga baranyibye. Sanze banyibye. Ubwo mpita mbibwira abakoresha banjye, maze kubibabwira baramfata, agiye wakoraga uwo mugoroba w'ijoro, bafatana magaziniye n'uwamanywa, twese bahita bajya kudufunga. Murabizi, bamaze kujya kudufunga. Haleluya, haleluya. Nuko tuburanye, yewe bampaye ya misi 30, babandi bo barataha. Iyo misi 30 yambereyemo imyaka 2. Namazemo 2, bene data barabizi. Maramo imyaka ingahe? 2. Nibwira ngo ya nzu igiye guturuka muri kakazo. Inzu mba ndayibuze. Nimuvuge ngo mba ndayibuze. Haleluya, haleluya. Ariko Imana yacu ntirambirwa. Mwumva irakomeza irabivuga. Ngeze muri gereza, numva Imana irongera irambwiye ati ndirahiye nguhaye inzu. Yavuga nti iyi nzu impaye iyo muri gereza, iyi nzu irahari, iyi nzu izabaho. Ariko Imana ishobora byose. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ndagaruka, ndaza, ndongera ndasenga, ndongera ndaza. Icyo gihe ndongera mpita subira kuri bwa buyobozi bwanjye bwa korari, ndakomeza ndayobora. Haleluya, haleluya. Imana ibana nanjye, ndatona, turasonza, twambara ubusa. Ejo nahoze mbara amazu, nsanga iyo ndi mubo ni ya 18, ariko Imana yitamuruye. Haleluya, haleluya. Ejo noneho muri Covid, ubwo ndashoje, muri Covid noneho mbona noneho biranze. Ubwo mitamva hano muri kino gisagara hano hepfo, ndazamuka njya gukodesha hano hitwa mu Mashya. Mu Mashya murahazi? Iyo inyuma y'irebero
nanze kuvuga kwirebera mutagira ngo nagiye muri aya mazu y'abakire, inyuma yo kwirebera aho hirya mu mashya. Ubundi mu mashya ikintu kihazwi bazi ngo yuko ari mu barozi kabuhariwe, ariko nagiyeyo nanabizi, ariko ndavuga nti imbaraga zanjye niho zinyerekeje, ndazamuka njyayo. Haleluya haleluya. Nsanga yuriya mugabo tuzanye, njya mu nzu yaravuyemo, ariko yarayivuyemo agiye mu nzu ye. Ndavuga nti nanjye ndarindirira aha ngaha, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nanjye mpita nyijyamo, nyigiyemo mara amezi 3 narabuze ubwishyu. Ndavuga nti noneho karabaye dongaratsi karabaye. Imana itugirire neza. Umuntu aravuga ati mumbarize Deo niba yarishyuye. Ndavuga nti ntago ndishyura. Ngize Imana ampa amezi 3 ndayishyura. Nyishyuye ndongera njya amanda 3. Nabwo ntarishyura ndaho ngaho. Ariko sinigeze ndeka niba ture yanjye mu gihe cyanjye cyo mu Gashyekero. Sinigeze ndeka repetition cyangwa n'amateraniro. Ariko nazamuka nimugoroba mu gicuku ngeze muri rashyamba nkasubiza amaso inyuma, ntuwite ntubuzandengera, ariko data twese araturengera. Haleluya haleluya. Naho kumba Imana yari iri mu kazi ntabizi, namaze kugera muri ayo ngaya 3 ubwo navunaguye. Imana yari iri mu kazi. Uriya mugabo arambwira ati Deo ati humura, ati Imana igiye kukwitaho. Nibyo byihorere yarabivuze, nta gihe itabivuze. Naho kumbe yari iri mu kazi. Amen. Nejo bundi ubwo navunaguye. Noneho ku itariki 14 ubwo harashize imyaka 27 Imana ivuga. Imana ivuga ati Deo nguhaye inzu, nkareba inzu y'icyatanu ndimo, nkareba ibitaka nagiye kwikorera, nkavuga ntuwite ntuzamenza koko. Ariko mwumve ejo muri kuri 14 ni muri aha ngaha bene da, kuri 14 iritamurura ubwo byari surprise siko babyita ku ntunguru. Barabicecetse biremwa ntabizi, biremwa ntahari ntabizi. Kuri 14 barampamagara ati korari yawe izatera iterero rya kabiri. Ni kuki muhinduye gahunda ze korari yanjye bite? Ati hari impamvu. Ni nanjye ndazitegereje. Ndaza dutera iterero rya kabiri. Haleluya. Mbona ibintu byahindutse. Nkajya mbona abantu mu rusengero ntajyaga mbona ibintu byahindutse. Haleluya. Ariko ntazi byari byo. N'umushumba w'ururembo yaje. Haleluya. Noneho nkabona ibintu byahindutse, nanjye nkafata telefone nkajya gufotora. Naho kumbi ibintu byaremeye iwanjye ntabizi. Haleluya haleluya haleluya. Kumbi Imana yari iri mu kazi sha. Yari iri mu kazi. Noneho ngiye kumva numva ubwo ndimo ndavunagura. Umushumba afata ijambo. Afata ijambo ati murabona hano hari ibintu byahindutse, turabona byahindutse ariko ntabwo tuzi impamvu. Imana ishimwe cyane. Ati rero ati hano hari umuntu ijuru ryatekerejeho. Haleluya haleluya. Cyewe ndimo ndafotora ariko ntazi ibyo ari byo. Ntazi. Ariko man umushumba yavuga ngafotora, kwari yaririmba ngafotora, kavuga naho kumbi biraza kurangirira iwanjye. Haleluya haleluya. Hari umuntu ijuru ryatekerejeho, hari umuntu ijuru ryageneye impano, hari umuntu ijuru ryagendereye. Haleluya haleluya. Ye amina rata. Ubwo umugore wanjye yicaye hariya nawe sina habari, nanjye ndimo ndafotora sina habari. Ati tubabwire uwo muntu wari we. Iteraniro ati muvuge. Naho ngende ndi muri. Ye! Haleluya haleluya haleluya. Iravuga igasohoza. Naho byatinda ariko bitegereze. Ntabwo irambirwa, ntabwo iruha, no kubikorera bikora. Ngiye kumva numva baravuze ati ni umusaza witwa Niyongira Deo. Ntabwo iryo jwi naryumvise, ntabwo nabyumvise. Ntabwo narahagaze ndahagarara nti ati ni Niyongira Deo tingwino Mana yo mwijuru. Navuye nkariya ndumva narakoze urugendo, nagendaga numva ntarimo ngenda. Nagendaga njya ku ruhimbi ariko numva ntarimo ngenda. Umugore we yangizeho amarira agera ku birenge, yarize yatembagaye. Haleluya. Ndashoje.
noneho umushumba ati rero ijuru ryagutekerejeho bati tugufitiye impano. Barabanza bampereza ifoto y'inzu, barayimpereza ndayireba. Haleluya. Barangije kumpereza ifoto y'inzu, noneho bati reka tumuhe n'icyangombwa original. Ibijya umva. Haleluya. Bampereza ifoto y'inzu, bampa n'icyangombwa original kiriho amazina yanjye, kiriho ibyangombwa. Ntumbaze ngo babishatse ryari, sinzi uko byagenze. Haleluya. Kiriho na nomero z'indangamuntu, ibintu byose bihura. Sinigeze njya kuruha ngo ndakora mitasiyo, byaje byuzuye ibintu byose. Haleluya. Barampereza, bamaze kubimpereza bati turajya no kukwereka hiri. Tujyayo, ni hano hepfo, ni mugashyekera aho nakubitiwe. Na aho ngaho aho nakubitiwe, aho nakubitiwe imyaka yose. Aho ngaho nta ntambwe, ni aho ngaho. Haleluya. Ubundi nge nakoze ubukwe, mariage. Ubukwe nakoze nagiye n'amaguru, ngaruka n'amaguru. Ariko uwo munsi wo kumpa inzu nibwo nagiye mu modoka nziza. Ndababwiza ukuri, nagiye mu modoka nziza ya fime, nge n'umugore batwicazamo. Inyuma hari za bibi. Ni ukuri ngaba barahangaha. Inyuma hari za bibi. Haleluya. Na Zaburi. Ni ukuri kabisa. Turamanuka tujyayo. Haleluya. Nanone haleluya. Iyo nzu y'icyatanu nari ndimo, ubwirido ryayo urumva se ryari rihari cyangwa nta ryarimo? Ubwo ibyumba ryari ririmo. Reka mvuge iyo nzu mpite nsoza. Imana ishimwe cyane. Ngezemo nsanga inzu irapavomye, nsanga inzu isize amarangi, irangi ry'umweru. Mu nzu nabagamo nari ntaraba mu nzu iriho ku cyumba hariho urugi. Urumva ngezemo numvaga mvuga nti nzaba mu nzu ahantu umuntu akinga urugi rwo ku cyumba. Imana tegerere, nigeze gukubita umwana arimo yikingurira ngira ngo ni umujura. Urumva noneho nanjye ngenda rwombo, umva nk'inzozi zimeze zityo. Ariko ngeze muri iyo ngiyo Uwiteka yavuzeho rata. Amen. Sanga harimo inzugi zose, buri rugi rufite nako umuryango ufite urugi n'amaserire yazo. Ni inzu y'ibyumba 3 na salo na korodoro. Imana ishimwe. Haleluya. Mana ya Aburahamu na Yakobo na Isaka, Mana yera, mbabwije ukuri, mwasanye ngaba barahari. Noneho muzi rido ririmo, bambwiye ko bari guza 200,000. 100,000. Noneho ya nkoni iba mwiryo rido ni icyuma. Ndavuga ntuwite nturansuyeho kabyara. Haleluya. Nzoza rero umva gashya. Amen. Uwo munsi rero dukingura, bantambagiza mu byumba. Nageze mu cyumba cyanjye cy'uburiri nyine. Yo! Mana ya Aburahamu. Umva. Nisangiyemo ikintu bita amatora. Nagusangiyemo ikintu bita amatora. Ntimuzi ko nigeze kugura igitanda kitagira amatora? Sanga harimo amatora. Atari Imana yo mu ijuru, atari Imana yo mu Isiraheli. Iyo matora agiye ubwanyu ntayo nari kuzapfa niguriye. Ntayo nari kuzago ndababwiza ukuri kuzuye. Nyisangamo. Ibindi ndabyihoreye. Noneho rero ubwo ni muri uwo mugoroba. Haleluya. Noneho turataha. Nako twatashye. Tujya ku rusengero. Dusubiyeho nsanga bateguye buffet. Dusanga bateguye buffet y'ibiryo. Sinakubwiyeho kuva mu bukwe. Ubukwe nagiyemo n'amaguru, nkataha n'amaguru, harimo ikesi imwe ya fanta. Ariko kuri iyo buffet rata, haleluya. Uziko nasanze harimo n'inkoko. Haleluya. Ntago twariye, twarafunguye. Imfura zirafungura. Twarafunguye. Amen. Haleluya. Ibintu biravugwa bigenda neza. Mbwira madamu ntumva rero, Imana ntikagoye ngo wirangareho.
bwira abana baze hano tukwereke. Numva rero bana nimuzamuke murare muzinga ibintu kwirebero. Hanyuma jye na mukecuru turataha inzu. Haleluya, haleluya, haleluya. Twaraye mu rugo rushya. Ndashoshe. Reka soze. Nimwihangane. Reka sozereza ahangaha. Nishaka nzagaruka. Ariko twaraye mu rugo rushya se mbabarira. Tubwira bati mwebwe nimurane muzinga ibitanda ruguririye. N'ibikapu n'ibiki byose. Hanyuma tuzaza kwimuka ejo. Twaraye mu rugo rushya. Wowe ntiwarara mu rugo rushya. Imana ihimbaza. Ntiruha, ntabwo irambirwa, kandi intore zitakira ku manywa na nijoro ntabwo izazirangarana. Mbivuze nihuta. Uri data wa twese mwiza, uri Imana ishobora byose, uradukunda mwami, nta jambo uvuga ngo rihere. Jyewe mvuze ibi ngibi wakoze, ariko nangaha harimo abo wabwiye ijambo. Hano harimo umugabo wari icyo wamubwiye, hano harimo umugore hari icyo wamubwiye, hano harimo umusore hari icyo wamubwiye, harimo umukobwa hari icyo wamubwiye. Imana yabivuze ntiruha, ntabwo irambirwa, ni Imana ikora. Turagushimiye Mana, turagushimiye. Mbivuze buke, mbivuze gahoro, ariko uri Imana ikora cyane. N'uyu munsi uracyakora kandi uzakomeza gukora, kandi ibyo ngibyo bikorera abera. Icyubahiro ni icya Data mu izina rya Yesu, amen.